Hey, ndagusuje wowe ukunda kumva ibiganiro byacu. Ni ingenzi na amahirwe no mugisha kuri twebwe kuba ukunda kudukurikirana. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi bishobora gutuma ugera ku ntego zawe cyangwa se bigatuma utanazigeraho. Burya gutangira umunsi neza ni ingenzi kugera ku ntego zawe no kugira umusaruro. Uburyo umunsi wawe utangira bishobora kugena uko uzarangira, bityo bigasaba ko witondera ibikorwa byawe by'iminota ya mbere y'umunsi. Niyo mpamvu akenshi usanga nk'umuntu akubwiye ngo natangiye umwaka nabi, burya bizanarangira umwaka bigenze ukundi kuntu, nyine ugasanga ari kubivuga muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rero no ku munsi wawe ariko byagakwiye kugenda. Niba utangiye umunsi nabi cyangwa se niba na plan B ufite y'uwo munsi, bivuze ko uwo munsi urakora ibintu bidafututse, urakora ibintu bidasanzwe, mbese bitanagufitiye inyungu muri rusange. Niyo mpamvu rero nifuje ko tuganira kuri ibi bintu, tuze kubivugaho, hanyuma uze kureba niba koko ujya ubikurikiza, uze kureba niba utisubiza inyuma aho kugira ngo witeze imbere. Ikintu cya mbere rero, tekereza ku ntego z'umunsi mbere yo kuwutangira. Ibi bifasha gushyira imbere ibyo ugomba gukora, ugashyira imbaraga ahakenewe kurusha ahandi hantu. Rimwe na rimwe haba igihe ukoze ibintu utapangiye uwo munsi, kandi ukabona noneho cya kintu ukoze utapangiye ntabwo gifite agaciro cyane kurusha cya kindi wari bukore. Niyo mpamvu rero niba ari mu gitondo cyangwa se nimugoroba uryamye, wagakwiye kubanza wakora plan y'ibintu uzakora ejo, cyangwa se mu gitondo ugiye guhaguruka banza uvuga uti ngiye kubyuka, ngiye gukora iki, ngiye gukurikizaho iki, ngiye gukurikizaho iki, umunsi wawe urangire. Iyo niyo gahunda ihamye, nibwo uba wihaye intego yawe mu mutima wawe cyangwa se mu buzima bwawe kugira ngo uzabashe kugira icyo ugeraho. Ikintu cya kabiri rero, fata akanya ko kwitekerezaho no gusenga cyangwa gukora meditation. Bishatse kuvuga ko niba ubyutse mu gitondo, jya wihangana, niba utajya no gusenga basi hangane wiyambaza Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo wigenga, ntabwo wowe ubwawe ntabwo ushobora kuvuga ngo sindapfa cyangwa se ngo sindabaho gutya. Ujya wapi? Uko byagenda kose hari umuntu ubigena, hari umuntu ubiyobora. Niyo mpamvu rero wagakwiye kubanza ushima Imana mu gitondo uko ugiye kubyuka, ukavuga uti Mana wakoze kundinda, dore uyu munsi ngiye gutangira, bana nanjye ibi n'ibi uri buze gukora byose, ukagira ute ukabiyiragiza. Kabone nubwo ibibazo bitabura kuza, ariko rimwe na rimwe hari ibibazo twebwe tugiramo uruhare. Ibyo bintu rero tuba twagizemo uruhare, ni ngombwa ko twebwe tunabyikemurira. Noneho cya kibazo utagizemo uruhare wenda cyatewe cyangwa se ari nk'isomo ry'Imana, icyo ngicyo ni cya kindi wiyambaza Imana ikaza kugira ute ukigukemurira. Hari n'ibindi bibazo biterwa na bagenzi bacu, ugasanga inshuti yawe niyo yaguteye ikibazo. Icyo kibazo rero kugira ngo kiveho ntabwo ari Imana igikura, ahubwo nyine wowe n'iyi inshuti yawe mushaka uburyo icyo kibazo cyavaho cyangwa se cyakemurwa. Niyo mpamvu ibibazo byose ntabwo bikemurwa n'Imana, ahubwo natwe ubwacu hari ibibazo tugiramo uruhare. Ikindi kintu rero, shyira gahunda y'ibikorwa byawe by'ingenzi ku murongo. Gushaka umwanya wo kwandika cyangwa gutegura gahunda y'umunsi bigufasha gukoresha igihe neza kandi wirinda guheranwa n'imirimo itunguranye. Ugasanga wapanze kujya mu isoko, bijya bibaho kenshi, ugiye kujya mu isoko tageti ari ukugura inkweto, ariko ugezeyo aho kugira ngo ugure inkweto ahubwo ugiye guhaha cyangwa se ugiye kugura imyenda. Ibyo bintu nibyo bikwicira bije yawe, nibyo bituma udakira, nibyo bituma udatera imbere. Niba gahunda ari inkweto ukeneye, genda ugiye kugura inkweto. Niba ari imyenda, genda ugiye kugura imyenda. Kandi niba wavuze ngo ndabanza mu gitondo ndateka icyayi, ndajya mu kazi cyangwa se ndajya biterwa n'akazi ugiyemo, nyine biterwa na plan zawe. Ntugashake kuvanga indi mirimo bitewe n'icyo wari gukora uwo munsi. Niba ari na mugenzi wawe uguhamagaye agutunguye, ubona ko ari ibintu nyine bidafatika neza, muhakanira umubwire ko uwo munsi udahari, ukore gahunda zawe. Nicyo gituma umuntu atera imbere, ukabona abakire mbese bafite plan, mbese ibintu byose babikora neza ku murongo, ukavuga uti ni uko ari abakire. Ujya ntabwo ari uko ari abakire, ahubwo ni twebwe tutiha gahunda. Ikintu cya kane rero, fungura umutwe wawe binyuze mu isuku n'imitekerereze
myiza. Iki ni ikintu cy'ingenzi. Uyu munsi wiriwe mu kazi, utashye wananiwe, uratetse, urariye, uraryamye. Mu gitondo urongeye ubyukiye mu kazi, uragiye nanone, urongeye uratashye, bigiye bibuko nta gukaraba cyangwa ngo wiyiteho. Guys, aha ni hahandi usanga mu gihe runaka waracitse intege, ukabura uko wabigenza, rimwe na rimwe ukarwara umunaniro utazi ngo uwo munaniro waturutse he. Wagakwiye kugira isuku. Niba utashye wananiwe, karaba, gira isuku, iyuhagire. Ibi nabyo ni ingenzi rega, bituma uruhuka mu mutwe, bituma wumva uri freshinze. Uzagere mu rugo wananiwe, ushire utuzi mu mutwe cyangwa se unywa amazi, wumva uburyo mu bwonko cyangwa se mu mutwe urumva umeze, uhita wumva ubaye refresh, ubaye umuntu umeze neza, urongera ugatekereza neza. Shaka umwanya wo gukora imyitozo ngororamubiri. Wenda iki cyo gishobora kutugora twese bitewe ariko n'akazi dukora, ariko rimwe na rimwe igihe umwanya wabonetse, jya ugerageza urelax. Buri imyitozo ngororamubiri ni ukurelaxa kugira ngo ubashe gutekereza neza, nanone ubashe kugira ibindi bintu wiyungura muri wowe, ntuheranwe no mu kazi, ntuheranwe n'ibitekerezo byo mu kazi, by'abana, iby'amasomo, by'amashuri, nyine ibintu nk'ibyo. Iyo uri freshinze bituma hari ibindi bintu wiyungura. Irinde ibintu biguhuza, urugero nka telefone cyangwa ikindi kintu kigutera kwigumaho cyangwa se kwihugiraho wowe ubwawe. Ugomba gushyira imbere ibikorwa bifite umumaro mu mwanya wawe wa mbere, uko bigomba kugenda cyangwa se uko bigomba gukurikirana. Ukirinda guhugira ku biteteye, nyine ku bintu bidakenewe bishobora kwangiza umusaruro wawe w'uwo munsi. Mu gitondo niba ubyutse umaze gukora bya bindi twavuze, wenda akazi ugiye gukora birasaba kureba kuri WhatsApp urebe ngo bimeze bite, cyangwa se utundi tuntu, ariko nabyo bigenera umwanya. Ntibikakurimarira umwanya ngo uri kuri WhatsApp, uri kuri TikTok, uri kuri YouTube. Oya, ahubwo biha umwanya. Uvuga uti ndabyuka iminota 5 ndajya kuri WhatsApp nsubiza abanyandikire, ndebe uko bimeze, ndebe hanyuma nkomeze n'izindi gahunda. Iyo umaze kwiha intego gutyo, ni hahandi ushobora kwesa imihigo. Bya bindi tuvuga ngo ni ukwesa imihigo, ni uko nguko biba byaragenze. Warangiza ukareba umusaruro wawe ukwezi kurangiye. Ibi ngibi bimaze kukubwira bikurikize, bitavuze ngo bikora abakire. Oya, nawe ubwawe wabishobora kandi wabikora. Kabone nubwo nta kazi waba ufite, ushobora kwiha intego ukavuga uti okay, mu gitondo ngiye kubyuka, ndakora ibi, nkarabe mu maso, ngira utundi tuntu ntunganya mu rugo, hanyuma njye kuri YouTube ngiye kureba inyigisho zishobora kumfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Nakuvuga ngo ugiye kureba kuri YouTube, ureba bari kubyina neza, ureba bari kubyina, oya, kiretse niba nawe ushaka kuziga kubyina, niba ubikunda genda ubirebe. Ariko nanone niba uzi ko hobby yawe ari uguteka, genda urebe guteka, genda urebe umuntu uvuga ibintu byubaka kuri YouTube. Ntukagenda upfe kureba ngo ibintu, oya, kandi nabwo kubireba ntukamareho umwanya munini, gira amasaha ubiha. Nibyo bintu rero nifuzaga ko twaganiraho tugashira mu bikorwa, tutitaye ngo bikorwa n'abakire gusa. Oya, nawe ubwawe urabishoboye. Kora subscribe rero. Comment ni ingenzi, ni ukuri. Mujye munyandikira muri comment, muvuge muti rwose ibi ngibi byagakwiye kugenda gutya, ibi byagakwiye kugenda gutya. Ese wazatuganirije kuri iki kintu? Ndabakunda. Ibiganiro byacu nakagaruka kandi bihoraho. Mugira amahoro n'amafaranga.